nkwifurije kubaho ndetse nkwifurije n'ubutsinzi mu ntambara zose urwana buri munsi. Wowe nanjye, abantu boroheje bose uzi ndetse n'abari abakomeye bumva ushaka kugera ku rwego rwabo, ndetse na buri muntu wese wabyawe n'umugore, aya marangamutima turayasangiye. Kwifuza, twese turifuza. Iyi myumvire n'aya marangamutima turabivukana ndetse tukabikurana, kandi ntabwo tubikurana gusa ngo turabisazana. Sinatinya no kuvuga ko hari abapfana kwifuza. Muri make ibi bisobanuye ko kwifuza ari ubuzima busanzwe. Tukiri bato turi mu mashuri ya pipiniere cyangwa se primaire, twahoranye ibyifuzo byo kugira amanota meza, kuzana amanota meza kugira ngo mu rugo baguhe impano cyangwa se bagufate nk'umwana w'ingirakamaro ushoboye gutsinda amasomo. Ibyo byaduteraga kwifuza buri munsi, uburyo twakumva twasobanukirwa ibyo twiga, ndetse n'uburyo twaba abana bafite ikinyabupfura kugira ngo tube beza kurusha abandi, bagaragaraho imico mibi. Uku kwifuza kugenda guhinduka bitewe n'uko iminsi ihinduka, bitewe n'ibyo dukenera bitandukanye, bitewe n'ikigero cy'imyaka ndetse n'imibereho twinjiyemo. Ngo haye ikaze ku Nzira Nziza podcast nanone. Njye wumva nitwa Duncan Master. Uyu munsi njye nawe kugira tuganire ikintu abantu bakunze gutekerezaho, bakagiraho ibyiyumviro bitandukanye ariko badakunze kuvuga ku mugaragaro. Ese kimwe nanjye haba hari ikintu gikomeye wifuje kugeraho? Muri wowe ukiganiriza ukibwira uti ningira amahirwe yo kugira iki kintu, ningira amahirwe yo kugera kuri urwego, nta kabuza nzishima, nzabona amahoro. Maze bikagutera gukora cyane kugira ugere ku cyo wifuza, ariko wakigeraho ugasanga umutima wawe ntunyuzwe nk'uko wabitekerezaga. Uku ni ukuri wenda gusa nko guteye ubwoba, ariko ubuzima bwawe ntabwo buzigera bukunyura, ntabwo buzigera bukunyura burundu. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku mpamvu ubuzima butazigera bukunyura burundu, nuko kumenya uku kuri byadufasha kubaho neza, aho kuguma kumva ko ibyishimo tuzabibona ari uko twungutse cyangwa tubonye ibyo twarose. Ese ubundi kuki twumva ko ubuzima bugomba kutunyura? Abantu benshi dukurana igitekerezo cy'uko hari igihe kizagira tukavuga tuti noneho ndanyuzwe. Uku kunyurwa tuvuga cyangwa tuba tukibwira ugasanga gushingiye ku mafaranga, akazi keza, urukundo, inzu, icyubahiro n'ibindi. Ibi iyo tubigambirira kenshi tuba twizera ko nitugera ku rwego runaka umutima uzahagarika kwifuza ibindi. Ariko ukuri ni uko imitima yacu idashobora guhagarika kwifuza. Hano hari ukuri kubabaje ariko gushobora kugufasha. Ukuri ni uko ukuntu ubuzima buremetse buteye ntabwo njyewe nawe bubereho gutuma twumva tunyuzwe. Ukuri ni uko turi ku isi cyangwa mu buzima aho ibintu byinshi bitazigera bigenda uko dushaka. Ubuzima ntabwo bugenewe kuduhaza burundu. Iyo ugize umugisha ukagera ku cyo washakaga, ubwonko bwawe buhita bushyiraho ikindi kintu bushaka. Ibi ntabwo bivuze ko urimo utanyurwa cyangwa ukaba urwaye cyangwa ukaba ufite ingeso idasanzwe. Ahubwo ni uko waremye utekereza, uharanira, ushaka guhora ukura mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kunyurwa guhize kuba kwinshi mu mitima y'abatuye isi, ntabwo isi yakongera gutera imbere. Nubwo kwifuza ari igice kinini mu bigize ubuzima, hari uburyo ushobora kubikora ntibibe ikosa ku muremyi wawe. Dore ikosa abantu benshi dukunda gukora. Ikosa ni ugushakira amahoro mu byo dushaka kugeraho, mu byo dutunze, aho kuyashakira mu buryo tubaho. Iyo uhora utekereza uti nimbona ibi nzaruhuka, uba uri gusunikira amahoro yawe ejo kandi uyakeneye uyu munsi. Ibyo bituma utishimira urugendo, ugahora wiruka, ugahora wumva hari ikibuze, ugahora wigereranya n'abandi. Hano hari urugero rw'ubuzima. Hari umuntu wakoze iyo bwahabaga agerageza uko ashoboye ngo abone akazi k'inzozi ze. Kubwo gukora cyane n'umugisha w'Imana birangira akabonye. Akigatangira akajya akora afite ubwuzu, yishimiye ko yabonye akazi gashya. Ariko nyuma y'igihe gito, nyuma y'ibyumweru bike, ntabwo yari agitekereza ku byo kubona akazi, ahubwo yatekerezaga kuri promotion, uburyo yazamurwa mu ntera. Urundi rugero nko kuba umuntu yashaka gukora ubukwe, yashaka kubaka urugo, aba afite excitement, afite ubushake, yibaza ukuntu bizagenda, agahora izo nzozi arota ijoro n'umunsi. Ariko ntibyatinze ubukwe yarabukoze, urugara rubona arubamo, ibyishimo by'ubukwe no gushinga urugo
abimarana amezi make, hanyuma atangira kubona ibitagenda, indi shusho y'ubuzima. Aba bantu bombi ntabwo bivuze ko hari ikibazo na kimwe bafite, gusa igitangaje cyangwa gitandukanye ni uko bumvaga ko ibyishimo byabo by'ubuzima, igisobanuro cy'ubuzima, amahoro ya nyayo azaboneka ari uko babonye ibi bintu: akazi cyangwa urugo. Nk'uko buri munsi w'ubuzima aba ari mushya, akenshi tugenda tugira ibyifuzo bishya. Nyuma yo kugenda tugera aho twarotaga, kubona ibyo twashakaga, kamere iri muri twe iguma kudukumbuza ibindi bintu bishya. Kugira ngo ibi byifuzo bitazajya bitubangamira, hari ibintu tuba tugomba guhindura. Mu byo ugomba guhindura, ntabwo ugomba guhindura ibyo wifuza, ahubwo ugomba guhindura aho werekeza umutima wawe, nko kwishimira intambwe umaze gutera, ndetse ukemera ko nubwo hari ibyo umaze kubona bitazakubuza kwifuza ibindi. Kandi uba ugomba kurekeraho kumva ko uzahora wishimye, ahubwo tangira gushaka kubaho ufite amahoro n'icyerekezo. Ntukisezeranye ibyishimo buri gihe kuko ubuzima buhinduka, ahubwo uzisezeranye ko ugomba kugira uburyo bwiza bwo kubaho. Nubwo dufite byinshi tubura, tukaba dufite byinshi twifuza, rimwe na rimwe ntitubibone, hano hari uburyo bwiza bwadufasha kubaho neza nubwo ubuzima bwaba butatunyuze. Nyamara nubwo ubuzima butaduha ibyo dukeneye byose cyangwa ibyo twifuza byose, ntabwo biba bisobanuye ko impamvu zo kwishima zashize. Nta nubwo bivuze ko tudashobora kubaho neza kubera ko ubuzima budashobora kukunyura burundu. Ntabwo tugomba kubaho twiyambura amahirwe yo kwishimira bike dufite cyangwa ibyo tumaze kugeraho, kabone nubwo twaba dufite ibyo twifuza. Kandi kubaho ni urugendo, ni ikosa rikomeye kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Ishimira ibyo umaze kugeraho, ibaze buri munsi uti ese uyu munsi nabayeho neza? Ntabwo ari ikibazo kuba wakwifuza ibirenze ibyo ufite. Ikibazo ni ukwizera ko hari igihe uzagera ukavuga uti noneho ndanyuzwe, birahagije. Icyo nakubwira cyo ni uko ubuzima butazigera bukunyura, kandi ibyo si ikibazo. Niyo mpamvu ukura, niyo mpamvu utekereza, niyo mpamvu ugenda. Inzira nziza si uguharanira kumva ko uhaze, ahubwo ni ugukomeza kugenda uza aho ujya. Inzira nziza ntabwo ari uguhora unezerewe, ni ukubaho ufite icyerekezo ndetse ufite n'amahoro. Urakoze kubw'igihe cyawe.